yadushiriyeho ibintu tureba bituma tugira ububyutse bwabyo aho kugira ububyutse bw'ibyo mu ijuru. Ukajya urara kuri telefone ariko udashobora gufata isaha ngo upfukamusenge. Ukajya urara kuri telefone ariko utafata ibyanditswe byera ngo usome. Iby'abantu bareba n'iby'abantu bumva kugira ngo ububone birasaba ngo ubireke uvuge ngo oya ngiye kwegura ibyanditswe byera. Isaya bihanura iby'isi yaravuze ngo izadandabirana, ngo iyi si izadandabirana nk'umusinzi, ngo bizaba bitewe n'iki? Igicumuro cyayo kizayiremerera. Umwijima w'ibyaha, barabwiriza basambana, bakabwiriza ari abagambanyi, baririmba bikinisha. Mbega umwijima uteye ubwoba we. Umwijima wa kabiri ni umwijima w'ubukene, kirize ikomeye, ko abantu babaho barataye umutwe, barakenye, ibibazo byarabaye ibibazo. Umwijima wa gatatu ni umwijima w'indwara zitagira ibisubizo. Dusenge. Igice cya 60 murongo wa mbere tusoze n'umurongo wa gatatu. Yesaya igice cya 60 murongo wa mbere dusoze n'uwa gatatu. Turasoma no mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 murongo w'19, maze tuganire umwanya mutoya dusenge. Umuhanuzi Yesaya igice cya 60 murongo wa mbere haravuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe bukugaragareho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ibyakozwe n'intumwa 3:19 havuze ngo twihute tugereyo. Urupapuro rw'122 havuze ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Yesu ahimbazwe. Nitwa Faustin Ntakimana, ndashima Imana kuko yadushoboje kugera hano. Maze icyumweru ndi Nyarugenge, n'ubundi ndi kwigisha ku nyigisho Mwuka w'Imana yari yaduhaye, ariko tugiye kuvuga ku bubyutsi mu mwanya utari munini kugira ngo twinjire muri ya saha kandi yo gusenga. Amen. Ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira, niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana, ibiduhitimanye tubishatse by'ukuri, tubisenganye umwete, dukore by'imbabazi. Ibyo uzabishobora
bishoborute ntibizakunanira niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana ibiduhitimanye tubishatse by'ukuri tubisenganye umwete dukora iby'imbabazi irashira dore iminsi irashira dutabara ubu twese twegukererwa gabanya volume ho gato irashira dore iminsi irashira dutabara ubu twese twegukererwa sinzi ko uyu mwanya hari ikindi kintu nashobora kuvugaho mu byanditswe usibye kuvuga ku bubyutse. Numva ko umwuka w'Imana yampaye kuvuga ku bubyutse. Nta kintu dukeneye muri ubu buzima nk'ububyutse. Nta kintu iyi si ikeneye nk'ububyutse. Ububyutse nicyo gisubizo kirambye iyi si ikeneye. Igisobanuro cy'ububyutse ni ukugarurirwa ubuzima. Abarokore mukwiriye ubuzima, mukabwiriza ibintu bifite ubuzima, namwe mufite ubuzima, mukaririmba ibifite ubuzima, namwe mufite ubuzima. Imana mu migambi yayo nuko tugira ubuzima, kuko twatanzweho ikiguzi kiremereye gikomeye cyane. Yesu yavuye amaraso yose amushiramo, yose arashira. Ububyutse kandi bivuga kuzuka, nkuko byanditse ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe. Paulo we yaravuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko Yesaya 40:52 aravuga ngo kanguka kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni, ngo ambara imyambaro yawe y'umurimbo, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Ububyutse nicyo kintu dukeneye, kuko nizo mbaraga zacu, nibyo bihe twebwe tugira dufiringa bitandukanye n'ibihe by'abisi. Twebwe tugendera mu mbaraga zo mu ijuru, nizo tugenderamo. Iyo tunezererwa umwami tuba turi muri izo mbaraga, iyi si nayo igira ibyayo. Ububyutse rero iyo bidahari bibi bibazo. Ni impamvu nababwira ko mukeneye ububyutse, dukeneye ububyutse, ni ukubera ibihe turimo. Bibiliya iyo ibivuga nk'ibihe biteye ubwoba, kandi niko biri. Kuko Paulo we yaravuze ngo Timoteyo ubimenye kankumenera ibanga, hari imyaka, hari ibihe bitazoroha, hari ibihe bizagorana cyane. Kuko yaravuze ngo muri iyo minsi y'imperuka ngo ibihe bizarusha abantu, ngo hazabaho ibihe birusha abantu ku buryo bizaba ibihe. Urabona turagwiriye, turi benshi cyane, isi ifite abantu benshi cyane, ariko imibereho Bibiliya ivuga
abantu b'Imana cyangwa isi zabamo ni imibereho ikanganye, kuko ngo bazaba bikundira ibintu by'impiya ngo badakunda babo. Ni ukuvuga abazaba ari ba nyamwigenda baririmbane, ariko ari umuntu wese yicira ukwe, babwirize bahanure, umuntu wese yinyurira, bizaba ibihe bigoye ngo ku buryo abantu no gukunda babo bizagorana. Ibyo bihe rero tutabigizemo ububyutse ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ugongwa n'ibyo bihe ukabaho utaryohewe, ukaririmba ibitakubamo, ukajya uvuga ibitakubamo. Ibajya bavuga iby'Imana ukumva nyine barabivuga, hari experience, abantu ba none bazi kubivuga n'abahanga, ariko kubaho ubwo buzima bikanga. Ndagerageza gukoresha iyi minota itari myinshi, kandi ndifuza ko dusenga. Ububyutse ni imari ikomeye cyane iyi si ikeneye, ariko bishoboka ko Imana yabutanga. Birashoboka rwose ko Imana yabutanga, gusa burahenze. Ibintu by'Imana birahenda, bitandukanye na ya myenda mwambara, bitandukanye na ya mazu akomeye mubamo, bitandukanye no kugira ibiba, birahenda cyane. Kuko ni ibintu umuntu agira ari no muri ghetto akaba yishimye, uri muri etage atabifite akaba babaye akigunga. Bibiliya rero iravuze ngo nuko mwihane. Nta muntu ushobora kubona ububyutse atihanye ibyaha. Ububyutse kugira ngo ububone kwihana ibyaha. Iyi si ya none ibyaha biragwiriye, ariko n'abakristo baragwiriye. Ariko abakristo baragwiriye, ariko ari abanyabyaha. Ibyaha birarumbutse kurenza imyaka yera mu misozi. Ibyaha birarumbutse kurenza amafaranga abantu batunze mu mifuka. Abantu bagira ibyaha biruta amafaranga bafite. Ibyaha bireze, ahantu hose ugeze wasanga umwero w'ibyaha. Ntiwavuga ngo turashya kuri uyu mugabane ngo uyu mugabane wo ngo wenda ibyaha kandi ibyaha birarebera, ibyaha birica. Ntawuba mu byaha ngo bimuryohere. Mbabwire, ubikora bisa n'ibiryoshe, ariko mu kanya bikakubangamira, ukumva bimeze nk'ikisi, ukumva bimeze nk'amashira akuri mu mubiri. Amashira araryana, ukumva bimeze nk'umugera ukuri mu mubiri. Umugera iyo wakwinjiye mbega ni nkako bimeze. Ariko ndabarangira igisubizo muri iri teraniro, abantu bari CGM, ndabarangira igisubizo muri iri teraniro. Ubuhanuzi buravuga ngo hariho iminsi yo guhembuka ku bantu bashobora kuvuga ngo ibyaha turabiretse. Katwongere ibyo uzabishobora ute, ntibiza kunanira niba ufite umwuka wera, n'urukundo rw'Imana ibiduhitima. Tubishatse by'ukuri, tubisenganye umwete, dukora iby'imbabazi. Icya kabiri bakundwa, mbabwira ngo ibyaha ni bibi cyane, ariko hari ikindi kintu Bibiliya ivuze cyitwa ngo muhindukire. Ndikubabwira ko ububyutse buhenda, ariko Bibiliya ikavuga ngo noneho mwihanye n'ibyaha. Nibyo, uretse gusambana, uretse kubesha, uretse ariko muhindukire. Kuriya guhindukira Bibiliya ivuga mu kundi kuntu ushobora kubyumva ni kwigomwa cyangwa guhomba, kwemera ugahomba. Ndasaba ko iteraniro twese